Ndabasuje cyane nanone kandi nongeye kubaha ikaze abantu mwese mukurikira Horev TV, urubuga tubagezaho ibiganiro byinshi bivuga ku buzima bw'umwana. Niba uri mushyashya nkuhaye ikaze kandi niba dusanzwe tubana nawe wiyumvemo ikaze, you are most welcome. Abantu mudushyigikira, abantu mudukunda, Imana ibahe umugisha kandi mujye musharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere ku bamama benshi barusheho nyine kugenda basobanukirwa ubuzima bw'abana. Uyu munsi ndashaka kukubwira niba umwana yaratangiye imfashabere, ibintu ukwiye kwitaho kugira ngo umwana agire apeti, umwana akunde kurya, umwana akunde ibintu byinshi, cyane yuko umwana aba akeneye gufata variety of diet kugira ngo abone intungamubiri nyine zihagije. Ariko nimba uri mushyashya, njye nitwa Oliva Madoctor, abandi no kwiga byimbitse kuvura no kwita ku buzima bw'umwana. Ikindi nkaba mfite certificate in pediatric nutritional which was provided by Boston University. Ayo mpamvu nyine mbageza ibiganiro byinshi bijyanye n'imirire y'abana, kuko ubundi umwana witaweho mu mirire uba uri kumuha base nziza y'ubuzima bwe. Okay, twagiye mu kiganiro. Ese waba uri gusitaragoringa, umwana yanga kurya, umwana nta peti agira, umwana aratoranya, umwana hari ibyo adashaka gufata kandi ubona nyine by'ingenzi, cyane yuko umwana aba akeneye ibintu byinshi. Uyu munsi uzaniye igisubizo. Ubundi dore ikintu cya mbere wagakwiye gukora. Niba umwana waratangiye kumugaburira, mugaburire ubwawe nk'umubyeyi aho bishoboka. Mugaburire nk'umubyeyi. Wimuhe undi muntu ngo amugaburire especially. Harimo abantu ahereza undi mwana ngo nagaburire mugenzi we. Ntabwo umwana yabikunda. Umubyeyi aba agomba kugaburira umwana kugira ngo nyine nawe bimuhe kuhaje nk'umwana. Icyo ni ikintu cya mbere ugomba gukora. Ikindi kintu cya kabiri, ubundi kugaburira umwana bisaba kwihangana ukagenda gake. Nk'uko mubizi umwana barangarira n'utuntu twinshi, rero bisaba patience kugira ngo nyine umwana abone ko you are not forcing him or her. Ntabwo ugomba kumuhatiriza. Ihangane, ufate time, take your time, umugaburire nyine gake gake witonze kugira nyine umwana bimufashe no gufata nyine indyo ihagije kandi yuzuye. Icyo ni ikintu cya kabiri ugomba gukora. Ikintu cya gatatu, uba ugomba kugaburira umwana uri kumutera courage. Sometimes ushobora kugaburira umwana umubwira udustory, umuririmbira, umuganiriza, kuko ibyo bituma n'imitekerereze n'imikurire ye nyine bigenda neza. Ibyo nubikora ubwawe rwose uri gufasha umwana, ariko wirinde kumuhatiriza. Iyo uhatirije umwana ubundi uba uri no kumutera stress at the same time. Nabyo bishobora kumutera n'ibibazo by'igifu n'ibiki, ibintu byinshi. Don't force. Nimba umwana ubona sometimes nyine abana baba stubborn, they don't want to eat, bisanga wihangane, umutere courage, umwereke yuko nyine muri kumwe. Noneho ikindi byaba akarusho bikaba byiza iyo muri kumwe ku meza, kuko bizatuma nawe yumva nyine afite courage zo kurya, yumva nyine ari interested nawe mu kuba yafata ifunguro ryiwe. Apana kugenda kumwicaza ukwiwe ngo genda. No, umwana aba agomba kuba hamwe nyine ukamutera courage, ukabona ko nawe uri gufata ifunguro ryawe nawe bikamutera courage. Ikindi, niba umwana ubona hari ifunguro ari kwanga, biba byiza nawe bifashe bya bintu ukeka ko birimo intungamubiri ushaka kumuha ukabivanga kandi nyine ukabitegura neza. Ubundi abana nk'uko muzi natwe niba ugiye gutegura ifunguro urabitegura neza, ushyiremo nyine udukabyo twinshi, n'umwana aba abikeneye. Ifunguro rye ritegure neza nyine rigaragare nk'iriteye apeti, n'abana nabo baba babishaka. Ibyo nukora bizakorohereza kugira ngo nyine umwana akunde ibyo wamuteguriye. Ikindi ukagomba kwibuka yuko ubundi kugaburira umwana muri cya gihe uri kumugaburira niho ugomba kumwereka urukundo, kumwereka ko umwishimiye, kumwereka ko ibyo ari gukora bifitiye agaciro, kumwereka yuko nyine nawe uri interested, wishimiye nyine kuba wenda ari no gufata ifunguro ryiwe. Ibyo bizatuma nyine nawe agenda ahinduka, agenda abikunda. Ikindi nk'uko nabibwiye, ubundi ugomba ni naha hantu uzigisha umwana icyo twita like eye contact. Ubundi nyine akenshi abana niho bazabyigira, kuba yavugana n'umuntu amureba, kuko nimba uri kumuha ifunguro uba ugomba kumureba, ukamuganiriza, ukamuvugisha,
ukamubwira ibintu byose bituma nyine aba focused, kandi ibyo bituma nyine umwana yishimira ibyo kurya, kumva nyine arakunzwe, kumva there is someone muri iruhande, ibyo bizatuma umwana nyine agenda akunda ibyo uri kumuha. Nanone nkakwibutsa yuko nimba umwana umuhaye ifunguro ukabona hari ibyo atari gufata neza, cyane cyane ukeka ko birimo intungamubiri nyine ukeneye kumuha, nimba anabyanze ongera ubizane kuri next, ku ifunguro rindi ongera ubizane. Uko agenda aba exposed ku kintu inshuro nyinshi agera akagikunda. Uzasanga abana benshi batangira badakunda imbuto, badakunda imboga, ariko buri uko ugenda ubimuha kenshi umwana agenda abikunda. Ibyo rero ni ibintu udakwiye kwirengagiza. Niba umwana yanze ikintu uhita uvuga ngo umwana wanjye ntabwo arya, wenda arya amagi. No, umwana ugenda umwe-expose ku kintu inshuro nyinshi multiple times, ageraho nyine akagenda agera akabikunda, kandi rwose ukabona ni ibintu bishimishije, ni ibintu by'ingenzi. Rero wirekeraho, nukora ibintu nkubwiye bizatuma umwana nyine atakugora in terms of eating, bitume nyine hari impinduka nyinshi ubona, kandi bitume agenda akunda ibintu byinshi rwose. Niba ari umwana w'inyanda mu kurya ukabikora, bizagenda bimufasha kugira ngo nyine agende agira apeti. Ndumva ari ibyo navuga. Niba ufite ikibazo, inyunganizi, igitekerezo, you are most welcome. Ndabashimiye cyane, ariko ntugende udakoze subscribe, udakoze like ku biganiro byacu, kugira ngo uhe amahirwe abantu benshi bajye babibona kandi bunguke ubumenyi nyine bijyanye n'imirire y'abana, bijyanye n'ubuzima bw'umwana. Murakoze cyane.